Mbari filime nabonye nkabona iri romantic ku rwego ruri hejuru ni iyi filime urimo kureba kuri screen yawe. Iyi filime yasohotse mu 2017 isohoka iri mu bwoko bwa action and romantic. Iyi filime kandi yari ifite abakinnyi babiri bayo b'ingenzi ari bo Yami Gutama ukinamo nka Supriya n'uyu muhungu Erotic Roshani ukinamo nka Rohan. Ugusohoka ku iyi filime bayihaye storyline y'umuhungu Rohan uba uri impumyi akaza gukundana n'umukobwa w'impumyi nawe bakaza kwibanira. Ubyumvishe neza wese utangira gushushanya inkuru mu mutwe wawe y'abantu bakundana babiri bose ari impumyi imibereho yabo ya buri munsi nuko babana mu rugo rwabo. Gusa ibi bitandukanye n'ibyo urimo uratekereza. Nimba urimo uratekereza negative tega amatwi yumviriye inkuru yose. Iyi nkuru yose itangirana n'uyu Rohan mu gitondo yibyukiye agategura ka breakfast mu kanya akajya kumva telefone gato iramuhamagaye abahamagawe n'umugore w'inshuti yiwe. Gusa Rohan abahatirizwa cyane n'uwo mudamu gushaka umukunzi bikaza kurangira bahurije ahantu mu karesitora n'uwo mukobwa bagatangira kumenyana gure. Dore ko uyu Rohan aba yitinyira abakobwa kubi biza kurangira bw'iyi uyu mukobwa ko yahatirijwe n'uyu mudamu kuza ahangaha. Gusa n'uyu mukobwa biza kurangira nawe bimubwiye ko yahatirijwe n'uwo mudamu bombi yabahujije batabishaka. Gusa hagati y'uyu muhungu n'uyu mukobwa biba bigaragara ko buri muntu wese akeneye umwunganizi bikaza kurangira bafashe umwanzuro wo kubanza kumenyana kugira ngo buri wese atekereze ku cyo ashaka. Mu gihe baba bari mu nzira zo kumenyana biza kurangira bagenda bahura buri munsi bikaza kugaragara ko hagati yabo hari kugenda hazamo urukundo gake gake. Uko ni nako Rohan yakoraga uko ashoboye kugira ngo agaragarize uyu mukobwa ko atari umuntu udasanzwe agomba kuba amufite mu buzima bwe bwa buri munsi. Rohan aza kubwirwa n'uyu mukobwa ko hari ahantu acurangira bikaza kurangira mutunguye akahamusanga. Uyu mukobwa asubira mutungura cyane ukuntu uyu mutipe ari romantiki bikaza kurangira Rohan anamubwiye ngo bajyane kuri stage bagatangira kubyinira kuri stage. Biba bitangaje cyane kubona impumyi ebyiri ziri kubyina. Ni ibintu nawe udashobora kwiyumvisha mu mutwe wawe ukuntu bishoboka. Gusa abantu bose baba bari aho baratungurwa cyane babonye ukuntu Rohan arimo abyinisha umukobwa bikaza kurangira batangiye kwibaza kuko nimba ari impumyi. Uyu Rohan aba ari umuhanga ku rwego ruri hejuru cyane ko iyi filime n'ubundi ishingiye mu kuvuga ngo n'ubwonko bubona buri kimwe cyose akora ibintu nawe utakeka ko yabikora ari impumyi. Sibye no kuvuga ngo aba ari umuhanga ku rwego ruri hejuru dore ko aba nigendera mu muhanda nta kintu na kimwe afite bigaragaza ko wagira ngo ntago ari impumyi. Nyuma y'ibyo byose biza kurangira umukobwa nta yandi mahitamo afite bikaza kurangira yemeye ko bakundana hacaho igihe gitoya bagahita banakora mariage. Nyuma ya mariage byose bihita bihinduka niho ubuzima bwabo butangira kuba bubi kandi bwari bugiye kuba byiza cyane. Gusa muri karitsiye baba bituriyemo mu gihe baba biturije baza kwatokwa n'umuhungu wo muri karitsiye witwa Wasimu uba ufite mukuru we w'umunyepolitiki ukomeye cyane biza no kurangira yirara kubera iyo mpamvu. Atangira kubagendaho cyane ko uyu Rohan aba yifitiye umugore mwiza usa neza koko muri karitsiye baba banareba bakavuga ati bundi uyu mugabo uyu mugore yamukuye kandi atabona. Gusa n'ubundi uyu musore Wasimu aba afite mukuru we w'umunyepolitiki ukomeye biza no kurangira uyu mukuru we Amiti amushigikira mu makosa yiwe akora ya buri munsi. Mu gihe Rohan na Supriya baba biturije bari mu kwezi kwabo kwa buki dore ko baba banamaze iminsi mike yabakoze ubukwe biza kurangira barimo kwatakwa n'uyu murumuna wa Amiti cyane ko abari n'abasinzi muri karitsiye aba afite n'inshuti yiwe baba bagendana mu businzi bwabo. Uyu Wasimu n'inshuti yiwe bari bafitiye ishyari cyane Rohan bagatangira kujya bamwiyenzaho harimo nko kwitahira n'umudamu wiwe. Rohan bino bintu yarabibonaga umujinya ukamwica cyane ko nta kintu yari kubikoraho kubera ko katabonaga. Uko Supriya na Rohan barushagaho kugenda benjoyinga urukundo rwabo bano basore niko bagendaga babagira ishyari ku rwego ruri hejuru nyuma baje no kurenga imirongo baramugambanira bikomeye cyane. Hari ku munsi mwiza utuje mu gihe Rohan yari yigiriye ku kazi kuvugira ibitende cyane ko kari ko kazi yakoraga kubera yari afite iyo mpano. Wasimu n'inshuti yiwe baje kugira igitekerezo cyo kujya kwa Rohan mu rugo iwe bagezeho basanga umudamu we warimo ategura ifunguro biza kurangira banamufashe no ku ngufu. Nyuma y'akanya gato Rohan nawe aza kugera mu rugo rwiwe agatazi ko ari ibintu bisanzwe gusa mu kuhagera atungurwa no gusanga umugore we waziritswe yafashwe ku ngufu. Ibi bintu Rohan biramubabaza ku rwego rudasanzwe bikaza kurangira ajyanye ikirego cyiwe kuri polisi. Gusa muri karitsiye kubera abo bajeni baba barigize nabi biza kurangira polisi bafunze kubera ko aribo banahita atekereza ako kanya. Bidatinze n'ubundi abapolisi baza gutesha ikibazo cy'uyu musore agaciro kubera ko baba bavuga ngo uyu muntu utabona ni gute ari gushinja umuntu natwe tukamufunga. Cyane ko n'ubundi uyu Wasimu aba afite mukuru we w'umunyepolitiki ukomeye biba bigaragara ko n'ubundi abapolisi bo muri aka gace bose bajya ruswa. Rohan n'ubundi aza kubona ko nta bundi
bundi buvuganira afite, bikaza kurangira byihoreye akagenda akababarira iyo ngiyo, bikaza kurangira n'ubundi ba basore basubiye bakongera bagafata umugore w'inshuro ya kabiri. Ku nshuro ya kabiri ho biza kuba bibi cyane, bikaza kugaragara ko uyu mukobwa ari kugenda agira depression, akeneye umuntu umuhumuriza. Rohani nawe ntago biba bimworoheye cyane ko barimo gutekereza ikintu azakora ngo yihorere, dore ko n'ubundi baba bimajije kumurenga. Nyuma y'ibyo byose biza kurangira Cyprien yiyahuye, cyane ko n'ubundi ababona nta yandi mahitamo azaza afatwa ku ngufu buri munsi. Nyuma y'ibyo byose Rohani aba amajije kubona biramurenga, agahita atekereza gahunda yo kwihorera, cyane ko aba ari n'umuhanga cyane akoresha ubwenge bwe ku kigero kiri hejuru, bikaza kurangira afashe umwanzuro wo kwihorera. Rohani nawe nta kuzuyaza ahita ahera ku nshuti ya Wasimu bakoranaga icyo cyaha, bikaza kurangira yikuye mu nzira agakurikizaho Wasimu. Iyi nkuru iri dramatic ku rwego ruri hejuru. Wasimu nawe aza kubona ko nta yandi maherezo ari ugezweho. Rohani biza kurangira yivuganye na Wasimu akamukura mu nzira, gusa abasigaranye mukuru we w'umunyepolitiki ukomeye cyane kandi ari n'umufungamutwe ari we Amit. Rohani aza kubona ko nta yindi gahunda isigaye usibye no gushaka uko akemura Amit nawe akamukura mu nzira. Wa mupolisi Rohani yaregeye akanga kumwumva, biza kurangira agiye mu kirego cyiwe, bikaza kurangira namwemeje bose akabasoza, umupolisi bikamucanga. Rohani ahita afata umwanzuro wo kubwiza ukuri umupolisi ukuntu yagiye yica umwe kuri umwe, umupolisi bikamurenga. Umupolisi ahita abona ko nta bimenyetso bihari byafunguye umusore, cyane ko nta muntu wakizera ukuntu yishe abantu batatu ari n'impumyi. Biza kurangira umupolisi abuze ibimenyetso bifatika, bikaza kurangira afunze ikirego, Rohani akaba aratsinze. Iyi filimi ya directingwe na Sanjay, kandi ikindi utaruzi kuri iyi filimi yinjije n'amafaranga atubutse ku rwego rufatika. Wowe twabonye muri kino kiganiro ndagushimiye.